ikaze. Mukobwa, dore ubutumwa udakwiye kwandikira umukunzi wawe habe na gato. Mukobwa, birakwiye ko umenya icyo ukwiye kuvuga n'icyo udakwiye kuvuga mu gihe wandikira ubutumwa bugufi kuri telefone cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga ubyandikira umukunzi wawe, kuko ushobora kuba wabibwira umukunzi wawe ugasanga ubaye akacyagisiga cy'urwara rurerure kimennye inda, ndetse ukaba washyira iherezo ku rukundo rwanyu kandi bidakwiye. Muri iyi nkuru tukaba tugiye kubagezaho uburyo cyangwa se amagambo udakwiriye gukoresha mu gihe wandikira umukunzi wawe habe na gato. Ku mwanya wa mbere, kumwohereza screenshot z'ibiganiro bya kera umwemeza ikosa. Uretse kuba ibi byagaragariza umukunzi wawe ko ubika inzika, byagaragaza ko muri make utari umuntu mwiza, kuko kubika ibiganiro bya kera atari byiza, ugasanga uzuye akaboze. Kandi abakobwa muri kamere zabo bakunze gufata screenshot. Sinkubujije kuzifata kuko uri umukobwa nyine, ariko sinakura n'ibiri muri kamere yawe. Ariko irinde ukohereza umuhungu umukundana screenshot z'ibiganiro mwagiranye, kuko hari ikibaye ako kanya ushaka kumwemeza ikosa. Twihuse ereka atunyarukire ndagukunda ku nshuro ya mbere. Yego koko biraryoha akubwira umukunzi wawe ko umukunda, kuko bimwongerera icyizere kuri we ndetse no kuri wowe, kandi bikamunezeza cyane, bityo gikunda kubimubwira, yewe no mu butumwa uyimwandikire rwose nta kosa ririmo. Ariko umukobwa we, uzirinde kuba watanga umuhungu kumubwira ko umukunda mu butumwa umwandikira, kuko bigaragara nkaho uri kwiteretera umuhungu nubwo byadutse. Bityo ni impamvu ndetse n'intandaro zo gusuzugurwa ndetse no gufatwa nk'ikimbwa ihaze mu gihe runaka. Byaba byiza umubanje, ariko mwandikiye. Twihuse ereka atunyarukire ku mwanya wa gatatu. Ijambo uri kunyicaho. Rwose ukabona umukobwa yandikiye umuhungu bakundana iri jambo ntarashaka kongera kuvuga. Ubutumwa bubaza iki kibazo ntibuteye agahinda, ahubwo buratangaje. Ukuri guhari nuko niba koko umukunzi wawe ari kukwicaho, hari amahirwe make yo kugusubiza. Bivuze ko waba uri guta igihe cyawe, yewe unitesha agaciro wowe ubwawe mukobwa, aho kumwandikira ubutumwa bumeze gutyo wamuhamagara mukabiganira bikagira inzira. Ku mwanya wa kane, ndakubona. Ibi nk'iyo bagiye ahantu bakaba babona abakunzi babo nabo bariyo, bakirinda kubiyereka, ahubwo bakaboherereza ubutumwa bugufi. Ibi umukobwa mwiza, ikintu wagakwiye gukora niba uhuye n'uwo mukunzi wawe mugahurira ahantu umutakekaga, tera iya mbere, asigaye ujye kumusuhuza niba ari ibintu ubishoboka, kuko kumwandikira ubutumwa bumwereka ko uri kumureba ahari cyangwa se uzi ahari, icyo gihe ahita akeka ko umushiraho za maneko, ugasanga umubano wanyu urapfuye. Ku mwanya wa gatanu, wari uri mu biki? Ubusanzwe iki kibazo
gisa nko kubaza umuntu uko, kubera ko aba atumva ijwi ubivuganye. Aha ahita agufata nkaho utangiye kumugenzura muri gahunda ze, ugasanga urarusenye. Twihuse ereka tunyarukire ku mwanya wa 6. Tugomba kuganira. Ese nakwibariza, mukobwa mwiza uri gukanga nde? Nyamara iri jambo riraremereye, dore ko ari nk'impuruza. Twihuse reka tunyarukire ku mwanya wa 7, ari nawo uwa nyuma. Ese koko urankunda? Ibibazo biragwira, ntibikwiriye na gatoya kohereza ubutumwa bugufi burimo iki kibazo, dore ko abahungu bakunze guhabwa igihe cyabo bakanga kuba abasunikirwa mu ntashidikanya ko azabikubwira, ariko simpamya ko uburyo azabikubwira asubije ubwo butumwa bwawe. Hasta la vista. Ciao ciao.